Reka noneho turebe ikizami gikorerwa mu muhanda mu gihe usoje ikizami gikorerwa mu kibuga. Ikizami gikorerwa mu muhanda icyo bita circulation. Iyo ugiye gukora circulation nabwo ukorera ku manota 100, ariko wakurwaho amanota ntarenge 80. Baye byiza rero utangiranye amanota 100 ugomba no kuyagarukana uko ikizami giteye. Ugomba kwinjira mu modoka ugatera igikumwe ahabugenewe, mudasobwa cyangwa se ikoranabuhanga rikaba ari ryo rikubwira ngo rikakubwira ngo tangira ikizami. Uko amakosa rero ahanwa mu gihe uri mu kizami cyo mu muhanda, ndavuga ikizami uri gukora cya circulation. Icya mbere, kutambara umukandara neza bo wamaze gutsindwa. Iyo uri mu kizami cya circulation ugahagurutsa ikinyabiziga cyawe utambaye umukandara bo wamaze gutsindwa. Icya kabiri, kudatunganya intebe wicayeho. Iyo uri mu kizami cya circulation ukurwaho amanota. Icyo gihe kwa kundi wicaye nabi nyine. Iyo utatunganyije intebe yawe mu gihe uri mu kizami cya circulation ukurwaho amanota, ariko bwo ukomeza mu kizami. Cya gatatu, kudatunganya utureba nyuma cyangwa se retroviseur cyangwa se akareba nyuma. Nimba ari kamwe, nimba ari tubiri, ugomba kudutunganya. Nimba ari dutatu ukadutunganya ugahaguruka ubona tumeze neza. Iyo utadutunganyije rero ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. Icya kane, iyo uhinduranyije amavitesi udakandagiye amburiyaje neza ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. Icya gatanu, iyo uhagurutse ugahagurutsa ikinyabiziga cyawe utakuyemo feri yo guhagarara umwanya munini, ariyo feri y'intoki bakoresha intoki, uba wamaze gukurwaho amanota kandi ugakomeza ikizami. Kabiri, kudacana indangacyerekezo ahagurutse. Mbere yo kugira ngo uhagurutse ikinyabiziga cyawe ucana itara ndangacyerekezo ry'ibumoso. Iyo utacanye itara ndangacyerekezo ry'ibumoso ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. 8, iyo ugiye guhindura icyerekezo uri kumwe n'umukoresha w'ikizami cyangwa se ushinzwe gukoresha ikizami, uramubaza ngo turanyura he, ariko ahangaha ikoranabuhanga rikubwira ngo uraza gukata iburyo. Iyo udacanye itara ndangacyerekezo mu ntera ya metero 10 mbere yuko uhagera ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. Ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Cya 9, uvuga ngo nimba wacanye itara ndangacyerekezo ry'ibumoso utangiye ikizami ukarenza metero 10 utararikuramo uba warangije gutsindwa. Icya 10, kutagenzura imodoka yawe nimba imeze neza mbere yo guhaguruka. Aha naho ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. Ugomba kureba ko amatara ndangacyerekezo ameze neza, amatara ya feri ameze neza, ugomba kureba yuko harimo amazi, ugomba kureba yuko imodoka muri rusange imeze fresh kugira ngo ubashe gukomeza ikizami cyangwa se utangire urugendo. Cya 11, nimba uri muri circulation imodoka ikakozimana mu masegonda 10 ntubashe kuba wahagurutse, icyo gihe wamaze gukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. 12, iyo unaniwe kwatsa imodoka mu gihe cy'amasegonda 10 nimba imaze kukuzimana uba wamaze gukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. 13, gucika imbaraga ku mavitesi kubera imodoka yagusabye vitesi ntuyishyiremo. Aha ni kuri ku binyabiziga bya manuel. Icyo gihe kurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. 14, kugenda buhoro bikabije mu muhanda kandi nta nkomyi, icyo gihe ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizami. 15, bivuze yuko ugomba guhindura icyerekezo cyangwa se ugomba gukata iburyo cyangwa ibumoso uri mu muvuduko utari hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Muri rusange wagabanyije umuvuduko. 17,
Iyo ugiye kwinjira mu masangano ugomba kuba nibura uri munsi ya kilometero 30 mu isaha. Aha naho ukurwaho amanota kandi ugakomeza ikizami. 18, igihe ubonye icyapa kikwereka umuvuduko ugomba kutarenza, ukarenza umuvuduko wowe, icyo gihe ahangaha uba wamaze gukurwa mu kizami, wamaze gutsindwa kuko uba warengeje umuvuduko wagenwe. 19, iyo uri muri kilometero 30 mu isaha zirenga ukagumisha amburiyaje ikirenge ukakigumiza kuri amburiyaje, uba wamaze gutsindwa. Icyo gihe ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. 20, kugumisha ikirenge kuri amburiyaje kuva utangiye kugeza usoje, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Hanyuma 21, gukura ikirenge vuba kuri amburiyaje. Muri make ni ukurekura amburiyaje uyishitura. Gukura ikirenge vuba kuri amburiyaje ukurwaho amanota ariko nanone ugakomeza ikizami. 22, guhagarara bitunguranye mu gihe cy'amasegonda 3 adashyizemo ibinyoteri. Ugahagarara bitunguranye mu masegonda 3 ntukiremo itara ndangacyerekezo wabyibagiwe, icyo gihe uba wakuweho amanota. 23, gufata feri igihe bitari ngombwa. Iyo ufashe feri mu gihe bitari ngombwa nabwo uba wakuweho amanota. 24, gufata feri atabanje gushishoza neza. Iyo wafashe feri utabanje gushishoza neza nabwo ukurwaho amanota. 25, kutubahiriza uburyo bwo gutanga inzira mu binyabiziga bimuturutse imbere. Muri make ugiye kubisikana n'ikinyabiziga ugomba kwegera iburyo bw'umuhanda kugira ngo utaza kubangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. 26, kunanirwa kugenda mu muhanda uzungazunga utabanje kunyura mu cyerekezo mu gisate cyawe, kutaguma mu gisate cyawe neza nabwo ukurwaho amanota. 28, kudacana indangacyerekezo mu gihe ugiye guhinduranya icyerekezo. Iyo udacanye itara ndangacyerekezo mu gihe ugiye guhindura icyerekezo nabwo ukurwaho amanota. Kujijinganya ugiye gucana amatara ndangacyerekezo nabwo ukurwaho amanota. 31, nimba itara ndangacyerekezo rivuyemo amasegonda 3 agashira utarayisubizamo nabwo uba wamaze gukurwaho amanota.